cyane cyane nk'abana duturuka mu Dusaka ntabwo ubundi rero abantu cyangwa se bananezeza kurenza iyo mwana neperesha ari umukobwa kugira ngo impano y'ibyo wumva ko rwose umusore nabonye ingana kuriya ushobora kubona ayo neperesha ukaba wahetinga vrema ya mwana yivana hehe ese ari muvugana nawe gisuko kumwiganya cyangwa se nuko byakuje mukumva ko bikwiye murakoze kuba nyobora neperesha umukobwa nta wundi wo mu muryango cyangwa se icyo dupfana n'ijana ni ububasha bwa Roho Mutagatifu ni imbaraga z'Imana. Hari ikintu cyakoze ubundi mukobwa iyo witekereza ese ukabona wenda andi bakora baratandukanye ugasanga nkawe wenyine w'umukobwa cyangwa se muri bake cyane abakobwa ushobora kuba mwahagarara akora nkiriya ukaneperesha rwose ukayihereza ukayitangira mizeye kuri ese nubwo ubutumwa bumugeza ku bakobwa bose bari ahangaha nabo bakabasha gutinyuka bagashaka kumva ko nabo babohotse n'iki babageza kugira ngo nawe wenda utaha cyo tubona ko bari hafi yose ayoboye n'abakobwa ari baneperesha icyo nababwira ni ugushyira ubwoba bakirekura muri bo kuba ndi hano imbere nta kiguzi nahaye Imana ahubwo ni ukubera imbaraga zayo nabo bakomeza basabe Imana imbaraga ubyiyumvamo abikore nta kibazo. mwabyumviye cyangwa se mwabyiboneye amakorali twari dufite ya muri competition ndakeka yarangaya ahasigaye rero mu gihe abashinzwe abagize akanama nkemurampaka bagiye kugira ibyo boganiza kugira ngo batubwire uko byagenze reka kugira ngo dusigare muri muti wundi niyo twari turimo tugiye gukurikirana n'ubundi rwose akaririmbo keza cyane kakora La Fraternité niyo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye nayo ikora ubutumwa muri gukora Paruwasi Saint Dominique. Byadukundiye yuko twese tuba turi hano ariko ntabwo twari kugenda duciye ku rugo gusa tutabanyurijeho kugira ngo nabakunze cyane muri abahanga icyo tugiye gukora twe cyakora tugiye guhindura ururimi hanyuma dukomeze kuryohera.
Damien kumva musique classique ariko hari na musique classique hanze na musique reka byose tubashe kubitaho twumva. From the downside to the mapper, you think you broke my heart, looking for days. You think I'm crying on my own when I am. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still better tone back. You still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that a man I don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so cold, I've been my job. Didn't see what's going on, and now I know I'm never sleeping on my own. 'Cause if you like the way you down my show, maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And baby told me that you had it, my friends. The only problem was you doing nothing. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care a ton. But you still hear my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, she likes everyone. And I never lied to me that I was wrong. And I've been so cold, I've been my job. Didn't see what's going on, but now I know I'm never sleeping on my own. 'Cause if you like the way you down much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that you're holding on to something, you should go and love yourself.
bazashobora kugenda neza. Mu byo twashoboye kubona rero ni uko mu baririmbyi bose banyuze aha ngaha imbere, tekinike yo kuririmba irimo, ariko hari utuntu tukiburamo. Kumenya kuvuga ijambo uko riri, twabonye mu makorari menshi bitaraza neza. Tukaba twifuza rero ko mwazabikosora, umugemo ukavugwa uko uvugwa, ijambo rikavuga uko rivugwa, hanyuma mugaterurira rimwe indirimbo no gusoza mugasoreza rimwe. Icya kabiri, hari kudahuza hagati y'umucuranzi uririmbisha n'abaririmbyi. Ubutaha mujye mukora ku buryo uririmbisha aba ari kumwe neza n'umucuranzi, aba ari kumwe neza n'abaririmbyi. Wabonaga ko harimo akantu nyine kameze nk'aho ari deconnection. Ubutaha rero mujye mukorana hagati, habemo connection igaragara. Icya gatatu, ariko nyiri kuri ako ngako, abaririmbisha nabo, ubundi iyo uririmbisha ntabwo ujyana ibice byawe by'umubiri byose, amaguru, amaboko, byose ntabwo bigenda. Hari igice gikora iyo uririmbisha. Ku bantu baririmbisha rero, ubutaha muzabikosore, ukoresha igice kigomba gukoreshwa, ikidakoreshwa ukihorera, birushaho kugenda neza. Noneho ikindi, kuri presentation mwakoraga mbere y'indirimbo, mugomba kwirinda kuvuga ibintu byinshi cyane, mugakora presentation ngufiya ishoboka kandi mukavugamo ibikenewe. Hari abavugaga byinshi, hari abandi bavugaga bikeya, ugasanga ntabwo bimeze neza. Icy'ingenzi aba ari kuvuga. Noneho akandi byagaragaye ko hari amakorari menshi yaririmbaga afite ubwoba, niba ari uko mwatinyaga abandi cyangwa mwumva muri mu irushanwa, ubwoba mugomba kubwirinda, ugahagarara wemye, ugatambutsa igihangano cyawe cyangwa se igikorwa ugiye gutambutsa, abantu bakabona ko ukiyumvamo. Ikindi noneho, kwiga neza indirimbo nabyo ni ikintu mugomba kuzitaho. Wumva ko harimo ahantu mudahuza neza, abenshi twita kudetona cyangwa se desharmonie. Ukumva ko nyine ntabwo ijwi hari aho mutarifata gukora ibi, cyangwa se tenor na bass na soprano na alto, ukumva ko harmoni mutayifata neza, mukakuramo utuntu cyangwa se mukadetona, bigatuma mutagenda neza. Gukurikiza ibipimo, amaniwanse na muvoma, ibyo ngibyo mukamenya kubipima. Muvoma yihuta cyane igatandukanya n'igenda gahoro, igatandukana n'irandaga cyane, ukamenya kubitandukanya. Noneho icyo gutangirira hamwe ni nakivuze, kumenya kwatakira rimwe indirimbo, aho kuruhuka mukaruhukira rimwe, aho guceceka mugacecekera rimwe, naho gusoza mugasoreza rimwe. Noneho akandi twabwira korari yateguye ibi ngibi, ni uko ibyo tuba dukoze agomba kubaho suivi, akabaho na archive tuzajya tubisangaho. Ibi ngibi bikozwe uyu munsi bikandikwa, abantu bakabibika, amabwiriza twagennye yo kugenderaho muri ji akaba abitswe, ku buryo ubutaha abantu bazajya babirebera bakavuga bati observation zakozwe ni izihe uyu mwaka, agashya kajemo n'akara, aho kugira ngo tujye kongera dukora amabwiriza turagenderaho, ahubwo bikaba bibitse. Abantu n'undi wese waturuka ahandi cyangwa se na ya korari igiye muri competition, ikaba yajya muri korari elimination, ikavuga iti observation baduhaye ubushize ni izihe, kugira ngo tuzirebereho noneho dukore byiza kurusha ibyo twari twakoze. Murakoze cyane, arakoze umuvandimwe Janvier, maze kugira icyo atugezaho muri rusange. Nanjye hari utwo nongeraho, biriya ni ibyo twakoreye hamwe twese twahabonye, ariko umuntu ashobora no kugira icyo akomeza gutsindagira cyane mbere y'uko baza kubabwira results. Buriya rero geragani bande ku kintu kijyanye na tekinike vokale, uburyo bwo kuririmba, ubwo ni vocal technique kugira ngo isa buriya ukuntu byagiye bigaragara mu buryo bwo kuririmba. Hari utuntu wenda birashoboka yuko haba hari abatabashije kugira amahirwe yo kubigeraho, kubona ubibafashamo se, ni utuntu twinshi tunyuranye dushobora kuzamo, ariko nk'amarushanwa nk'uko muba mwayajemo
biba bibafasha kugira ngo mugire icyo mwiyunguraho. Mu buryo bwo kuririmba rero, ijwi ryawe uko urisohora ni ikintu gikomeye cyane. Urarisohora ute? Ese urapfa kuririmba uko ubonye, uko waba wibereye hirya ahese aho ariho hose ubwo mushatse kuririmba? Oya, ntabwo ariko kuri ubu ngubu bimeze. Tekinike vokale ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora gusohora ijwi rigasohokana imbaraga cyangwa se rigasohoka ryoroheje ariko ritataye umurongo wayo. Icyo rero hari abantu bari twavuga yuko batari benshi babashije kukigeraho. Ni icyo rero buri wese ahamagarirwa hano. Harimo akantu kajyanye n'umugemo, kuko umugemo ugomba kuririmba. Hari aho usanga bamwe baririmba ngo a, niba ari a, ubwo akaba hari ukuntu ashobora kugenda ayikora mu manota ari kureja kuriye mba agiye afatanye akururuka nta rindi jambo rishobora gucamo, wenda umwe akavuga ati ha 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 ye 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 ye, mwagiye mubyumva, byagiye byumvikana rero. Ako nako ni akantu ko gukosora. Niba wasohoye ijambo rikaba ari ijambo uri buvuge mu manota menshi, ni ukuvuga ngo uragenda uri kwega urugero atari ni icyo ngicyo cyane cyane nagiraga ngo nibandeho. Ariko nanabashimira, twabashimiye rwose yuko mufite intera igaragara yuko hari akantu karimo karaza muri mwe kavuka rwose, cyangwa se kavutse ariko karimo kagira imbaraga zikomeye cyane yo kubagezaho ko mwashushanyijwe. Sinabura agakeregeshwa kamwe utazaba kamwe ifite nubwo bavuze ko ari ibyo mugomba gukosora. Njye ndi gutanga felicitation cyane ku makorali yose, kuko nagiriwe ubuntu bwo kuba nari ndi hano ku munsi wa mbere byatangiye, n'uyu munsi aho bigeze ndahari. Uwari uhari wese yumva itandukaniro k'umwaka gusa. Mwarakuze cyane mu miririmbire, ni ikintu cyiza cyo kwishimira. Hanyuma ikindi ndi ubu nabasabe mu gihe amashyi cyane. Aya marushanwa agaragaza urwego umuziki mu Rwanda ugezeho. Abahimbyi b'Abanyarwanda ni abahanga cyane. Antuka mu gikomera amashyi byagaragaye ko twagendeyeho kwiyatanga. Twagendeye ku bintu bine. Icya mbere yari presentation, icya kabiri tukakosora indirimbo, icya gatatu tukareba abatekinisien, icya kane tukareba uko mwakoresheje cyane. Muri presentation tureba uko mwinjiye, uko muhagarara, uko musuhuza, uko mwishimye, uko musohoka, niba ubwoba cyangwa ntabwo mufite. Icyo twari twagihaye amanota 20. Icya kabiri yari indirimbo muri rusange. Iyo dukosora indirimbo twarebaga uko indirimbo imeze, uko ihimbye, uwayihimbye, tukareba noneho ikiyirimo, uburyo mwayiririmbye, amagambo se yumvikanaga, za mugoma bababwiraga, niwanse, uburyo mugaragaza niba ari indirimbo y'ibyishimo, uburyo mwishimiye, uko bijyana n'indirimbo, ndetse noneho na originalite yayo. Kuba indirimbo uko umuhanzi yagennye ko izaririmbwa ariko mwabikoze, ataba yarakoze indirimbo ifite uko igenda mwebwe mukayigira umutibo kandi itari umutibo. Icyo nacyo twakitagaho. Nk'uko rero aya marushanwa yo kuririmba
icyo gice nicyo cyari gifite amanota menshi cyane, cyahawe kibariye ku manota 60. Igice cya gatatu twitaga ku batekinisiye, twarebaga abacuranzi n'umuyobozi n'abaririmba amasoro igihe babaga bahari, uburyo bahuza se burya n'iyo korali nk'uko hari amarushanwa y'amakorali yo mu bigo bya segonderi, niba korali yo muri segonderi wacuranze, uwayoboye, uwaririmbye soro, ese ni umunyeshuri, icyo nacyo birumvikana tugomba kucyitaho. Hanyuma ku byerekeranye n'igihe, niba mwaje hano icyo twagihaye amanota 15. Ku byerekeranye n'igihe, niba mwaje ugahagarara ucuranzi ko yitwaye, ko mwakoresheje ya minota ya mbere yo gutangira kuririmba, ese mwihutaga nk'abasore, mu by'ukuri iminota mwakoresheje ntiwasanga 2/3 byayo ariyo mwatakaje kurusha iyo mwaririmbyemo. Icyo nacyo twakibariye ku manota 5. Byose hamwe biteranye bikora amanota 100. Ku manota 100 rero nongeye kubabwira ko mwakurikiranye. Felicitation ya mbere, namwe mwikomera amashyi mwese, mufite distinction ntawagiye munsi y'amanota 70. Turi kubabwire aya manota, turababwira amanota duhereye ku bagize make kurusha abandi, ariko byumvikane ko atari ukuba abantu kubera ko nk'uko nabibabwiye mwarakuze cyane mu miririmbire. Hari amasezerano bamugeneye ko mwitabiriye, hari n'igihembo korali yaba yagenewe. Korali yose duhereye rero kuri korali yaje umwanya wa 8, ni korali yo muri groupe scolaire Saint-Esprit, yagize amanota 70%. Wa 7 ni korali ku mwanya wa 7 ni korali Vox Angelorum yo muri Ecole Technique Saint Kizito, ifite amanota 71.3%. Korali yaje ku mwanya wa 6 ni korali Umucyo yo muri EAP Kabutare, ifite amanota 72. Korali yaje ku mwanya wa 5 ifite amanota 76, ni Magnificat Choir yo muri Kisisari. Umwanya wa 4 ifite amanota 85.3%, ni Trust the King Choir. Mbere y'uko tuvuga korali eshatu zabashije izindi cyane, bishijeho ko abandi bahembwe. Mbere y'uko mvuga korali eshatu zahize izindi,
ndabanza mvuge abari budufashe mu kuziha ibihembo. Korali ya gatatu